Ese wari uzi ko bishoboka ko urwego rw'ubukungu uriho uyu munsi ari narwo uzagumaho mu buzima bwawe bwose? Si ukubera ko utazi gukora, si uko udafite ubwenge cyangwa amahirwe nk'ay'abandi, ahubwo ni ukubera ko abantu benshi babaho batazi ko ubuzima bukinwa nk'umukino ufite amategeko, by'umwihariko iyo bigeze ku bukungu. Ni amategeko atanditse ahantu hariho hose, ni amategeko atigishwa mu mashuri, kandi iyo utayazi ushobora kumara imyaka 10, 20 cyangwa 30 ukora cyane, ariko ugasanga aho uri mu bukungu hatajya hahinduka. Abakire benshi si uko bakora cyane kurusha abandi, akenshi nuko basobanukiwe umukino ndetse bakiga amategeko yo kugera ku bukungu. Rimwe na rimwe usanga ari n'amategeko benshi bafata nk'ay'ubugome, kwikunda ndetse n'uburiganya. Ariko nanone benshi mu bakomeye mu isi ntibahwema gushimangira ko menshi muri ayo mategeko ariyo yabagejeje ku rwego bariho uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba inzego 6 z'ubukungu umuntu anyuramo mu buzima. Buri rwego rufite umutego warwo utuma umuntu rurimo atoroherwa no kururenga ngo agere ku rundi, ibyo twakwita gutera imbere. Buri rwego rufite ibyo rugusaba kugira ngo uzamuke. Gusa nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo, ushobora kwisuzuma ukamenya urwego rw'ubukungu uriho uyu munsi, ikikubuza gutera intambwe igukura ku rwego uriho, ndetse uraza kumenya icyo ugomba gukora kugira ngo uzamuke uve ku rwego rumwe rw'amafaranga ugere ku rundi rwisumbuye. Twe turi Iwacu Success. Mbere yo gutangira ndakwibutsa kubanza kureba niba warakoze subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu. Ndagira ngo ubanze wibaze iki kibazo mbere yuko dukomeza. Ese ibyemezo ufata ku buzima bwawe bishingira ku byifuzo n'ubushake bwawe, cyangwa imyanzuro ufata itegekwa n'icyiciro cy'ubukungu urimo? Ese inzu ubamo nuko ariyo nzu y'inzozi zawe, cyangwa nuko ariyo ubasha kubonera ubwishyu? Ese amafunguro ufata uyahitamo ugendeye ku byo wifuza kurya, cyangwa kenshi utegekwa n'ingano y'amafaranga ufite? Mu buzima hari ibintu bibiri abantu bakunze kwitiranya: kugira amafaranga no kugira ubwisanzure. Hari umuntu winjiza amafaranga menshi buri kwezi ariko akaba adashobora kumara ukwezi adakora. Hari n'undi winjiza amafaranga make kurusha uwo ariko akaba afite ishoramari cyangwa ubucuruzi bumwinjiriza amafaranga niyo aryamye. Aba bombi ntabwo ari abantu bari ku rwego rumwe, kubera ko ubutunzi nyabwo ntibupimirwa ku mafaranga winjiza gusa cyangwa se ufite kuri konti, ahubwo bipimirwa ku rugero ubuzima bwawe bugengwa n'amahitamo yawe aho kugengwa n'ibibazo by'amafaranga. Abahanga benshi bavuga ko iyo umuntu amaze imyaka myinshi ku rwego rumwe atangira kurufata nk'aho ari rwo buzima busanzwe bwe, akareka no gutekereza ku rundi rwego ashobora no kuba yageraho. Aho niho abantu benshi bahera baguma aho bari bakahamara imyaka myinshi. Tutizimbye mu magambo, reka dutangirane n'urwego rwa mbere mu nzego 6 z'ubukungu. Ni inzego nkwifuriza kumenya zose, kuko nibyo bizagufasha kumenya urwego uriho ndetse n'icyo ukwiye gukora kugira ngo ugere ku rundi. Urwego rwa mbere rw'ubukungu ni urwego bita survival. Uru ni urwego abantu benshi batifuza kuvugaho, ariko ni narwo abantu benshi twiberamo. Iyo uri kuri uru rwego, hafi ya buri cyemezo ufata kiba gishingiye ku bwoba. Ni ubwoba bwo kubura ubukode, ni ubwoba bwo kubura amafaranga yo kurya, ni ubwoba bwo kurwara, ubwoba bwo kubura akazi, ndetse rimwe na rimwe ikibazo kimwe gusa gishobora gusenya ubuzima bwawe bwose. Ku muntu uri kuri uru rwego, telefone ishobora kwangirika, kubona indi bikagorana, ashobora kurwara cyangwa kurwaza umuntu, igikuba kigacika. Iyo ubaye muri ubu buzima igihe kirekire, ubwonko bwawe butangira kumenyera kubaho mu gitutu. Ntubasha gutekereza gahunda z'imyaka 5 iri imbere, ntubasha no gutegura ishoramari, ntubasha gutekereza uburyo wakubaka umutungo urambye, kubera ko buri munsi uba uri kurwana no kurangiza uwo munsi gusa. Ikibazo nuko ubuzima bwawe bwose buba bugengwa no kuzimya inkongi z'umuriro buri munsi, kuko umuntu uri kuri uru rwego aba arwana no gukora kugira ngo abeho. Iyo atakoze ntarya. Ibi iyo bimeze bityo, nta mwanya uba ugifite wo kubaka ejo hazaza. Ikindi kibazo gikomeye nuko ubwoba butuma umuntu yemera ibintu atari kwemera, akaza atishimiye, gahemba na make. Rimwe na rimwe abantu bakamwubahuka, ariko agakomeza kwihangana kuko ahora yibwira ati nindamuka mvuye hano nzabaho nte. Ubwoba bugeraho bugahinduka gereza itagaragara. Ariko nubwo uru rwego rugoye, hari ikintu kimwe rushobora kukwigisha. Kubabara bishobora kukwigisha, gukora amakosa bishobora kuguhindura. Gusa hari n'abantu bababara ariko ntibigire icyo bibigisha, hakaba n'abandi bababara maze bagatangira kwiga uko isi ikora. Nibwo bahindura ikibazo barimo bakakigira ishuri bagomba kwigiramo isomo rikomeye cyane. Urwego rwa kabiri rw'amafaranga ni umutego w'umutekano w'ibinyoma, ibyitwa the illusion stage. Iyo wigeze kuva mu buzima bwo kubaho umunsi ku wundi, ari rwo rwego rwa mbere rw'ubukungu twavugaga, ushobora gutekereza ko ikibazo cyarangiye. Ushobora kuba ufite akazi, ubasha kwishyura ubukode, hakaba hari n'amafaranga make usigarana buri kwezi. Rimwe na rimwe ushobora no kuzigama make. Iyo abantu bakubonye ugeze kuri uru rwego, batangira kuvuga bati ubuzima bwawe bwarahindutse. Ariko ikibazo nuko guhumeka neza atari byo bivuze kubohoka. Aho niho abantu benshi bafatirwa. Batangira kwizera ko bageze aho bashakaga kugera, nyamara ukuri nuko baba bahinduye gusa ubwoko bw'igitutu. Mbere bari bafite ubwoba bwo kubura ibyo kurya,
none ubu bafite ubwoba bwo gutakaza ibyo bafite. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yinjiza amafaranga menshi kurusha mbere ariko akaba hahangayitse kurushaho. Ibi biterwa nuko amafaranga yose aba yarashyize mu buzima bugaragarira abandi, mbese mu byo abandi babasha kubona. Akagura imodoka nshya, akimukira mu nzu nziza kurusha iyo yabagamo, telefone ihenze, imyenda myiza ndetse n'ingendo zo kwishimisha. Ibyo byose bishobora gutuma abantu batekereza ko umuntu atakiri umukene. Ariko ukuri nuko iyo uhagaritse gukora ukwezi kumwe gusa, ubwo buzima bwose bushobora guhita busenyuka. Icyo nicyo twita umutekano w'ibinyoma. Abantu benshi bamara imyaka myinshi kuri uru rwego. Ntabwo ari uko baba badafite amahirwe yo kuzamuka, ahubwo nuko baba bafite ibyo batinya gutakaza. Iyo ubwiye umuntu uri kuri uru rwego ngo atangire ubucuruzi, ashobora kukubwira ati hanyuma se ndeka akazi kanjye. Umuntu uri kuri uru rwego iyo umubwiye gushora imari mu bumenyi bushya cyangwa se mu kwiga ubumenyi bushya, ashobora guhita akubwira ati reka mbitekerezeho nzaba mbijyamo nimbona umwanya. Buhoro buhoro imyaka ikagenda ishira, ubuzima bugakomeza kumera kimwe. Aha niho uba warabaye imfungwa y'umutekano wawe. Hari interuro abantu benshi bakunze kuvuga igaragaza ko bageze kuri uru rwego. Bati ubwo mfite aka kazi nibura ndabasha kwishyura fagitire zanjye. Iyo umuntu atangiye gutekereza atyo, aba atangiye kurinda gereza ye aho kuyivamo. Kandi icyo nicyo kintu gikomeye cyane, kubera ko umuntu uri mu bubabare bukabije ashobora gushaka impinduka, ariko umuntu uri mu mutekano w'akazi nubwo waba w'igihe gito, akenshi aba adafite impamvu ihagije yo guhindura ubuzima bwe, aho hakaba ari naho inzozi nyinshi zipfira. Urwego rwa gatatu rw'ubukungu ni urwo bita the awakening stage, urwego rwo gukanguka. Birashoboka ko nawe ujya wibaza iki kibazo: ese koko ubuzima bwanjye buzahora butya? Icyo kibazo nicyo gitangiza impinduka mu buzima bwa benshi, kuko kuva icyo gihe umuntu ahita ashaka uburyo amafaranga atava gusa ku masaha akora, agatangira kwiga, akubaka ubuhanga bufite agaciro, agatangira ubucuruzi, agashora imari cyangwa kubaka ikintu gishobora kumwinjiriza amafaranga nubwo yaba atari gukora. Bwa mbere mu buzima atangira kugira amahitamo, kandi amahitamo niyo ntangiriro y'ubwisanzure. Iyo ufite amahitamo, ushobora kwanga akazi kagutesha agaciro, ushobora kwanga umushinga utakungukira, ushobora gufata umwanya wo gutekereza mbere yo gufata icyemezo. Ibyo byose ni ibintu bidashoboka ku muntu ukora gusa ngo abeho. Ariko uru rwego narwo rufite umutego warwo, kubera ko insinzi nto ishobora gusinziriza umuntu, agatangira kwibaza ati nageze kure bihagije, ndusha benshi amikoro n'ibindi nk'ibyo. Aho niho abantu benshi bahita bahagararira, bakava mu bukene ariko ntibigere bubaka ubutunzi nyabwo. Kuzamuka uva kuri uru rwego bisaba ikintu abantu benshi batinya: kwemera gufata ibyago bifite gahunda, risk taking. Si ugukina urusimbi cyangwa gushora mu byo utazi neza, ahubwo ni ugushora igihe, amafaranga n'imbaraga zawe mu kintu gifite amahirwe yo kuzakugeza kure. Abantu benshi bavuga ko bashaka ubwisanzure, ariko iyo bageze aho ubwisanzure bubasaba kugira icyo bigomwa, bahitamo umutekano. Kandi amateka agaragaza ko abantu bubatse ibigo bikomeye, imitungo ikomeye n'ibikorwa bihindura ubuzima bwabo, hafi ya bose bageze igihe bagafata icyemezo gikomeye cyo kuva aho bumvaga batekanye. Niyo mpamvu hari itandukaniro rinini hagati yo kuva mu bukene no kubaka imbaraga z'ubukungu. Kuva mu bukene ni intambwe ya mbere, ariko kubaka uburyo amafaranga n'amahirwe bikugana aho kuba ari wowe uhora ubyirukaho, nirwo rugendo rwa nyarwo rutangiza ubutunzi. Urwego rwa kane ni urwo bita leverage stage, imbaraga zo kubyara izindi mbaraga. Aha niho abantu benshi batandukaniye burundu. Hari umuntu ushobora gukora amasaha 12 ku munsi mu gihe cy'imyaka 20, undi agakora amasaha 6 gusa, ariko nyuma y'igihe ugasanga wa undi wa kabiri ari ufite umutungo urenze kure uwo wakoze cyane. Ese ni ukubera ko yakoraga cyane kurusha undi? Igisubizo kiroroshye: oya, ahubwo nuko yumvise ihame rimwe rikomeye cyane: ntukagurisha igihe cyawe gusa, ahubwo uzubaka ikintu kizagukorera no mu gihe utari gukoresha icyo gihe cyawe. Aha niho urwego rwa kane rutangirira. Iyo ugeze kuri uru rwego ntuba ugitekereza uti nakora iki ngo ninjize amafaranga menshi, ahubwo utangira kwibaza uti nakora iki inshuro imwe kizabyara umusaruro inshuro nyinshi. Iri ni ihame ry'abubaka ubutunzi bukomeye, rikaba ihame ry'abanditsi b'ibitabo bikomeza kubinjiriza amafaranga imyaka myinshi, rikaba ihame ry'abahanzi bafite indirimbo zibarirwa amafaranga buri gihe zumvishwe, rikaba ihame ry'abakora software, amasomo yo kuri internet cyangwa se abafite ishoramari ritanga umusaruro. Bakora inshuro imwe ariko umusaruro ugakomeza kuza. Aha niho abantu benshi batangira kumva ko umutungo uturuka ku byo utunze aho guturuka ku byo ukora gusa. Niba amafaranga yawe yose ava ku kazi ukora buri munsi, uba ukiri gukina umukino wo kugurisha igihe cyawe. Ariko iyo utangiye kugira ibintu bikora no mu gihe udahari, ubuzima butangira guhinduka. Icy'ingenzi kurushaho nuko izina ryawe ritangira kugukorera, abantu bakagusaba ubufatanye kandi bakakwizera, amahirwe akaza kwishakira, abashoramari bakakubona, abakiriya bakagusanga, kubera ko wubatse ikintu kirenze imbaraga z'umubiri wawe.
ariko uru rwego narwo rufite ikiguzi. Abantu benshi bashaka kugera kuri uru rwego ariko ntibashaka kubaho ubuzima rusaba, kubera ko bibasaba kwigomwa byinshi. Hari igihe biba bigusaba kuvuga oya ku nshuti zigutinza mu gihe zigukeneye. Hari igihe uba ugomba kwemera ko abantu bamwe batazongera kumva impamvu ufata imyanzuro yawe. Abantu bazavuga ko wahindutse, kusigaye wikunda, kutakiboneka, nyamara rimwe na rimwe ibyo si ukwikunda ahubwo ni ukubaka ejo hazaza. Hari ihame rikomeye abantu bakunda kwirengagiza: igihe gito cy'uburangare gishobora gusenya imyaka myinshi y'umurimo. Niyo mpamvu abantu benshi bari kuri uru rwego rw'amafaranga baba bafite discipline idasanzwe. Ntibakora ibintu babitewe nuko babyumva, ahubwo babikora batewe nuko biganisha ku ntego yabo. Kandi iyo ugeze aha utangira kumenya ko amafaranga atari yo ntego nyamukuru. Amafaranga aba yarahindutse igikoresho. Amafaranga agufasha kugura igihe, kubaka amahirwe no gushora imari. Iyo ugeze aha ntubukiruka ku mafaranga, nta mafaranga atangira kugukurikira. Urwego rwa gatanu rw'ubukungu nurwo bise dominant stage. Ni ubutunzi butanga ijambo. Iyo ugeze kuri uru rwego, ikibazo cyawe ntikiba kikiri icyo kurya cyangwa kwishyura fagitire, ndetse n'ishoramari ryawe ntiba rikigamije gusa kongera amafaranga yawe, riba rigamije kongera ijambo ufite muri sosiyete. Abantu benshi batekereza ko kuba umukire bivuze gutunga imodoka nziza, inzu nini cyane cyangwa indege bwite, ariko ibyo ni ibimenyetso byo hanze abantu bashobora kubona. Ubutunzi nyabwo buri kuri uru rwego ni ubushobozi bwo kugira icyo uhindura. Iyo ufashe icyemezo, hari abantu benshi ubuzima bwabo buhinduka. Iyo ushora amafaranga, hari ibikorwa bishya bitangira. Iyo ushyigikiye umushinga, hari abandi bantu babona akazi. Iyo uvuze ijambo, abantu bararyumva. Aha niho amafaranga ahinduka imbaraga zo kugira influence. Ariko uko uzamuka ni nako ibibazo bihinduka. Ku rwego rwa mbere watinyaga kubura amafaranga y'ibyo kurya n'ibindi bintu by'ibanze, ariko ku rwego rwa gatanu utangira kwibaza uti ninde nshobora kwizera. Kubera ko abantu bose baba basa n'abashaka kukwegera, hari abakwiyegereza kubera ko ari wowe ndetse bagukunze, hakaba n'abakwegera kubera ibyo ufite. Kandi kumenya itandukaniro hagati y'aba bantu bombi ni ibintu biba bigoye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bageze kure mu by'ubutunzi bavuga ko hejuru cyane mu bushorishori aho twese dushaka haba irungu rikomeye cyane, hakaba ikibazo gikomeye cyane cyo kutagira abantu bizera. Si uko baba badafite abantu, ahubwo nuko bibagora cyane kumenya niba umuntu agukunda cyangwa agamije inyungu runaka. Ikindi kandi buri cyemezo kiba gifite ingaruka nini. Ikosa rito cyane rishobora gutwara miliyoni nyinshi z'amafaranga. Umuntu umwe wahaye icyizere atagikwiriye ashobora gusenya ibyo wubatse mu myaka myinshi mu gihe gito cyane. Niyo mpamvu abantu bageze kuri uru rwego badashobora gufata imyanzuro ihubukiweho. Barareba, bagasesengura, bagategereza, hanyuma bagafata icyemezo. Aha niho abantu benshi bumva ko ubutunzi butanga amahoro. Ariko kuri nuko butanga amahitamo menshi, ariko bukanazana inshingano nyinshi. Niyo mpamvu abantu bake cyane bagera kuri uru rwego kandi bakabasha kurugumaho. Urwego rwa gatandatu rw'ubukungu ni urwiswe legacy stage, kurema umurage cyangwa gusiga umurage. Hari urwego abantu benshi bumva ariko bake cyane bageraho. Aha amafaranga abatakiri intego ndetse no kongera umutungo ntibiba bikiri ibyo umuntu aharanira buri munsi, ahubwo ikibazo abantu bari kuri uru rwego bakunze kwibaza ni ese niki nzasiga nk'umurage igihe nzaba ntakiriho? Ese ibyo nubatse bizakomeza kubaho cyangwa nimara kugenda byose bizarangira? Aha niho ubutunzi buhinduka umurage. Umuntu naba agikora kugira ngo abeho neza wenyine, atangira kubaka ibintu bizafasha n'abazaza nyuma ye. Hari abantu bubaka ibigo bikomeza gukora niyo baba batakiriho, hari abubaka amashuri, hari abubaka imiryango ifasha abandi, hari abandika ibitabo bisomwa imyaka magana, hari n'abahanga bahanga iby'ikoranabuhanga rizakomeza guhindura isi niyo bo baba badahari. Aba bantu nibapimirwa ku mafaranga bafite, bapimirwa ku ngaruka z'ibikorwa basize ku isi. Niyo mpamvu amateka atibuka abantu bose babaye abakire, ahubwo yibuka abantu bahinduye uko isi imeze. Iyo ugeze kuri uru rwego, izina ryawe rihinduka ikirango, ibitekerezo byawe bikomeza kubaho, imirimo wakoze ikomeza kubyara umusaruro, kandi umurage wawe ugakomeza kubaho n'igihe wowe utagihari. Ariko hari ikindi kintu gitangaje. Abantu benshi bafite imbaraga nyinshi kurusha abandi akenshi ntibakunda kwigaragaza, ntibakeneye guhora bari ku mbuga nkoranyambaga, ntibakeneye kwerekana ibyo bafite buri munsi, kubera ko baba barumvise ko imbaraga nyazo zidakenera urusaku. Iyo umuntu amaze kugera kuri uru rwego rw'amafaranga, abazi ko igihe, ubwenge n'uburyo abantu bamwibonamo bifite agaciro kurusha ibintu bigaragara. None se niba umaze kumva izi nzego uko ari 6 z'ubukungu, wowe uri ku ruhe rwego? Ushobora kudusangiza igitekerezo muri comment. Niba hari isomo rimwe nkwifuriza gusohokana muri iyi video niri, ntukemere ko urwego uriho uyu munsi ruba ari rwo rugena aho uzarangiriza ubuzima bwawe. Nshuti bavandimwe, mudasiba gukurikira ibiganiro byacu iki umunsi naha tugisoreje. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro nk'ibi.